ya kugira ngo nyine tubone uko twa narayibonye ukigira impumyi ntigira impumyi se mwana we wabonye iki are ubwo umusore nasanze muri kumwana wagiye ngo sinamubonye mukaze rega ntani ariko abagabo muri abana abagore ni mwebwe muri beza noneho Imana ifashe sinte namwe murashi izi umuntu akuje imbere kandi yewe buri oya wigira nk'impumyi nyine Episode ya mbere irangira muribuka ko Yves yari atashye agasanga umugore we ari gusambana n'undi mugabo mu cyumba cyabo ndetse isozwa Yves ari gukomanga ngo bakingure barakinguye rero kuko nyamara bageze hanze Yves yahisemo kwijijisha yigira nk'impumyi ku buryo atari arimo kureba uwo mugabo waje gusambana mu rugo rwe ahubwo areba umugore we atangira no kumuvugisha neza nkaho nta n'icyabaye ndetse ibi bintu byanateye ubwoba umugore we biramutungura cyane atangira kwibaza ukuntu umugabo atarimo kuza amutonganya kandi amusanganye n'undi mugabo nyamara Yves akomeza kwijijisha akabereka ko uwo mugabo atanamubonye ndagira ngo mukurikirane n'ikiganiro bagiranye kuko Yves yahisemo gufata umugore aramubwira ngo bajye kwicara muri salo nyamara bagiye kwicara muri salo uyu mugabo nawe waje gusambana muri uru rugo kuko yabonaga byamucanze yarabakurikiye nawe yicara iruhande rwabo maze Yves akomeza kuganira n'umugore we bigaragara ko atitaye kuri wa mugabo wari uri aho ngaho yaba Sonia yaba n'uyu mugabo wari waje mu rugo rw'abandi bose bari baguye mu kantu mukurikire murebe ukuntu byari bimeze ukishira nyine cyo nagiye nkubwire urabona umaze iminsi uri hano mu rugo nta kintu uri gukora sometimes twirirwa hano wenyine irungurika kwica mba nari natekereje rero ndavuga ni se mu mafaranga make mfite ntabwo igishoro ugashaka nawe ikintu ukora kugira ngo turebe ko twakwiteza imbere nubwo ubushobozi atari bwinshi ariko se shu nta muntu uri kubona aha ngaha oya shire ndi kubona wowe wenyine nta mundi muntu uri kubona nese aha ngaha hari intebe hari indi ntebe ameza arari nta muntu ndi kubona shire ni we ndi kubona ati ndi kubona shire so gusa nyine igitekerezo nawe mfite n'icyo ngicyo ubwo wambwira uko byumva ukambwira n'ikintu wabasha gukora hanyuma ndaza nkuzana amafaranga gusa nyine ugomba kwihangana nturenze nka 1 miliyoni n'igice kuko ntago ufite amafaranga ahagije sheri sibyo nese kuko nta muntu uri kubona shu sheri please nakubwiye ngo nta muntu ndi kubona wowe none se ndi kubona ninda uretse ibyo dufite muri salo yacu hari ibindi biri hano sheri koko nta muntu ndi kubona hanga yoko da niwe turi kumwe twicaranye hano nta wundi muntu ndi kubona wewe gukiza yego boss nako se witanisha amaguru nk'imbwa ya boss siko mbona warakaye boss ibyo se nibyo nkubajije ubanje ngo umenye icyo nguhamagariye ahubwo uje umbwira ngo narakaye se warakaye ndi kubibona boss narakaye usa nabingaragara mu maso kugaragaraho cyane ubu okay ibyo tubireke kugira amagambo menshi umva kandi yego ugiye kumbaza nayahe nese amagambo agira amazina boss kuri kumbeshya ngo nawe bazo ufite ugira ngo hari ikintu nashona ndabishona byose none byose ubikurikirana gatanu kuri gatanu ariko subundi kadu ubundi wa mugani nda makuru yose abera hano ntabwo ubuyazi yose ndayashona uko mu kazi naguhaye naguye n'akazi ko kumenya niba hari n'umuntu winjiye aha ngaha shonda harakagabo uhavuye wiskunguru ugiye hari kandi nyine kaje tu gusa kangaraza ituntu nyine nshaka kugiramo utuntu tw'akabanga nyine ariko kadurumba ko ayo ni amanyanga mu kazi ariko mu kazi habamo ibiceri boss numva ngo noneho ukorera amafaranga hano nkaguhemba n'abandi bantu banyinjira mu rugo nabo bakaza bakaguha amafaranga boss ndabikubwiye boss
Nke ngaho mbwira uwo mugabo se yaraje gukora iki? Yaje gukora iki? Araje umva bari muri saro umva bakinguye icyumba baza kubwira amahirwe nawe cyangwa aranabafubirira Kadogo rero bureka nkubwire bana nabibonye ariko bura mu rwego wo kugira ngo umugabo yubake urugo neza yirinda amagambo ya hato na hato cyangwa kubashwana n'umugore we bura mu rugo hari ibintu umugabo yirengagiza kandi yabibonye kugira ngo urugo rwe rudasenyuka mva ngo njye umugore wanjye ndamukunda ariko ibyabaye byose narabibonye fata umwanzuro wo kubifata mbese nijya nk'umuntu utagize icyo abona ubwo rero urumva ni mu rwego rwo kugira ngo umutekano uboneke nkakugira inama ariko se Kadogo ushaka kugira inama se shaka nakugira inama rega imeze ite se nawe ukajya okay ngaho mbwira iyo nama imeze ite nawe ukajya hagoze kuta iyo nama imeze ite nyine ni inama nawe nyine nawe ujye wicira inyuma wese wagira ute njye nicira inyuma kose ibintu uri kuvuga njye nicira inyuma ubu nakwicira inyuma oya none se boss kugira ngo ntawe umubabaza ubikwereke uko nawe umubabaje urumva nawe uzazana icyana mani umugishoneshe nawe kugira ngo umwemeza se umugore wanjye ko mukunda sha wese arakwanga kugira ngo warakwanga ijisho rihorwa irindi se cyane rwose ijisho rihorwa irindi akabuno gahoga kandi kosora umuginga ahita yitaye ariko Kadogo nawe rwose meze neza se iminsi myinshi sha twirukanaga kera ceme igihe kirekire cyane cyane none sikumva umuntu cyane niki kimwereka ko ari umukumbuye cyane buriya iyo so yo mu ngo kuri wowe ikigaragaza ko umukumbuye umuntu no kumusura gusa umusura nta kibazo nta ndwana muhobera kuko nta muhobera ntacyo bitwara nzi ko utigeze ubikora kuko nari nari mukumbuye okay uzi ikintu nshaka se kiroroshye kandi kiranakomeye ariko none nta bintu byadanje birenze si byose rumva sha bitewe n'ukuntu uko ubwiza bwe ntabubonaga ko mu minsi yashize twarahuye aranani mbonye sha nkurebye mbona usigaye ukeye aya ntabwo nkubeshye bankunda cyane sha ndakwemera pe ariko kuva kera urabizi ko naje gushaka umugore nyine bijya bibaho ko umuntu ashaka umugore ariko afite undi muntu babyumvaga kimwe bakiri abasore n'inkumi aricyo bitwaye se nimba twagiye mu cyumba noneho reka nkubwire kuri jewe ubu ngubu nanjye ndihimura ya mugore gusa nyine umeze neza ubu ndajya nkubwira n'ubutaha ujye ugaruka umva ndajya guhamagara mpite nkubwira uko mpite nkubwira uzi nanjye meze neza ariko ujye wowe gusa telefone izajya ibiri umva telefone yanjye ntigiva umuriro uhora wuzuye ugomba ko yarakubabaje ntacyo bitwaye umva nanjye ko ngize amahirwe ndakubonye ubu ugiye kumara umubabaro wose n'agahinda ceceka wase humura wasanga atari we reka mbanze ndebe mwitiriyo buretse yabaye nka rero sikaro n'umugore wanjye ubwo rero urusakuza utera agasaku kenshi cyane ariko wagira ngo ibyo wakoze ubushize sinabibonye jewe urabibonye narabibonye nyine ukigira impumyi ntigira impumyi se wabonye iki ubwo ari umusore nasanze muri kumwana wagira ngo sinamubonye mukaze rega ntani ariko abagabo muri abana abagore ni mwebwe muri beza noneho
dukeneye gutera imbere sibyo ntabwo twatera imbere rero wicaye ari icyo ukora gusa ni ngombwa ko nawe ushaka ikintu ukora kugira ngo nyine tubone uko Okay, let's go. No, ariko n'amagambo navuze nyasubiremo. None se ndibuse ariko. Okay. Filimi igiye kugera haryoshye. Mwe murete mbande mbeseriye. Nesuru nakukora. Wenda nubwo kaba gaciritse bitewe n'ubushobozi dufite ariko nyine ugakora hanyuma ukagireka kwirirwa hano ubushobozi atari bwinshi ariko inahita igenda rino saa bite byawe ariko uraza kumukora ku maso nyuma yes ariko noneho ako rero dufate tugufi ubwo ako ngako kafashwe akambere karangiye ko tuhera aho ngaho yes ahita kubaza ngo ese kuko nta muntu kubona no muri salo ahita ati Imana ifashe sinse nawe murashe izi umuntu akuje imbere yewe buri oya wigira nk'impumyi nyine okay hagarara aho ngaho gukina hagarara umutipa ari no umutipa urabona ataje kugira mwana wa kashaba bajyamo nawe tugiye guhera aho ngaho ndabasuje nanjye nitwa umubyeyi Delphine uzajya unkurikira kuri iyi channel yitwa Bayo TV hanyuma nanjye mfite channel yitwa umubyeyi Delphine uzajya usangeho indirimbo ziramya zihimbaza Imana mukore subscribe like share na comment Imana ibahereze umugisha yora ni Mukiza Simoni muzajya munkurikira kuri Abayo TV gusa nanjye mfite channel Mukiza Simoni ujya ugasacinga ni ibintu bya comedy biraryoshye sawa. Okay, nizere ko mumeze neza nanjye muzajya munkurikira nkuko twarekare tubabwira ariko nanjye mfite channel yitwa Yo TV 250 ukujya kuri YouTube ukayisacinga hacaye ibintu bigiye bitandukanye murakoze.